nibaza Sadate ko akiri mutoya buriya kweri ibikorwa bya majyambere bizamufata imyaka ingahe kugira ngo bigereho yaba ibi bya majyambere ku giti cye yaba n'ibyo yakoreye community buriya Sadate yari yagera no ku cyacumi yawawa icyo ni kimwe icya kabiri kugera ku rutonde bagenda bagabanya berimina akagera ku rutonde akagera muri iriya mibare y'imbere amatora akaba irahira ryegereje ankora mu ishyaka rikomeye ubundi utapfa kubeshya ngo urenze umwaka buri ikinyoma hariya bundi manzi ko unakibeshye ntiwarenza umwaka kikirimo aho rero nibyo bituma inkuru ya Musonera ibi nkuru paraporo yaho yarageze ntabwo ari ibintu bisanzwe habe namba hanyuma rero Musonera ngo yari amakuru nkuru ikiyumba yego nyirizina mu Budage bisaba umugabo bigasiba undi muri make bigoye ubu ntago bigoye hamwe n'ikigo Akagera Learning Center UG kibarizwa mu Budage hamwe n'abafatanyabikorwa bari mu Budage no mu Rwanda bafite ibyishimo byo kumenyesha abantu barangije amashuri yisumbuye ko kuri ubu hari amahirwe yagutse yo kubona scholarship yo kujya kwiga mu Budage ukiguhembwa. Aya mahirwe areba ababyifuza kandi bashoboye kwiga bimwe muri ibi bikurikira: ubuforomo cyangwa ubuganga, nurse assistant, medical sciences, hotel and restaurant management, chief cooker, baker, logistic management, childhood education cyangwa social assistant, pedagogy, tekinike zitandukanye zirimo electronique cyangwa construction n'izindi. Abifuza gusanganirwa n'aya mahirwe aruta yandi bagomba kuba barize mu mashuri yisumbuye ibi bikurikira: asabwa kuba yarize PCB, MCB, PCM, MEG, MEC, Nursing, TTC, Technique, Hotellerie and Restaurant cyangwa guteka n'ibindi. Gahunda iteye gutya ku basanze bujuje ibisabwa: kwiga Ikidage level ya A1 kugeza kuri B2, kwiyandikisha muri porogaramu bitarenze ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 2024, gutangira amasomo kuva ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2024 kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 2025, gutegura ibyangombwa muri Mata mu mwaka wa 2025, kwitegura ikizamini cya B2 muri Gicurasi mu mwaka wa 2025, gukora ikizamini cya B2 biteganijwe muri Kamena 2025, gusaba visa biteganijwe muri Nyakanga mu mwaka wa 2025, kugenda ku masomo cyangwa ku kazi mu Budage ni muri Kanama kugeza mu Kwakira mu mwaka wa 2025. Abujuje ibisabwa kwiyandikisha bikorerwa aha hakurikira: kuri Dash Prime Hub German Language Academy ku Kimironko hafi n'umurenge, ku gahanda KG1 Street ku gipangu cya 12, cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu ariyo registration@dashprinehub.com. Ushobora no kutubona kuri nimero telefone 0719139822. Ibyangombwa bisabwa ku ushaka kwiyandikisha birimo fotokopi z'ibyemezo bigaragaza ko yarangije amashuri yisumbuye kandi bigaragaza amanota yagize, icyangombwa kigaragaza umwirondoro we ubwo ni indangamuntu cyangwa passport, kwiyemeza kwishyura amafaranga yo kwiga Ikidage, kwishyura ibikoresho ndetse n'ikizamini. Ibi ubisanga gusa kuri Dash Prime Hub German Language Academy. Yes, Karijya Omar Pano nanone kandi turabasuhuje, tubashimiye kongera kubasanga nanone kuri no mirongo cyangwa se kuri Pano. Bibari iby'agaciro cyane gukomeza kutwereka ko muba muhari mudusangiza ku bitekerezo, natwe mwumva ku metero mwarimu aba yagiye atera yaziguye mu kw'abandi njya mbona abantu basimbuka ariko bajya bemera ko imetero ari uko zigenda, hari ubwo zigwa mu kw'abandi nkuko ajya bivuga. Karegeya uraho neza? Ndaho urebye nyine ni nk'ibyo byose agenda asimbuka ariko nta birenze. Yego, nta birenze, nta ibicantege birahari. Yego, ariko nta, reka mubwire iki nicyo kiganiro cya nyuma
ngiye gukora ngira reaction kuri bariya bantu Mm. kuko umuntu nawe sinavuga ngo umuntu ukorera mu mazina atariyo nta burwayi burenze ubwo. Cyakoze. Haryo uwa nyuma n'indera icyambere bano bantu nabwo ubushize hari abantu babimbujije ariko ndagira ngo bivugeho bwa nyuma. Yego nabonye Icyambere nta nubwo bakurikira ikiganiro. Niyo ugiye kubona ubonazanya akantu kamaze nk'amezi 2 ariko agaterura akantu akakadepurasa ngo ikingo biki nuko uwa nyuma ngira ngo wa wundi w'ubushize twamuvuzeho umwe witwa Nderukiro rugira gute umwe Joffre ngo rutimirwa rutinywa rugira gute ibintu yarutimirwa naramubwiye bihagije nta buzima bubi burenze kubaho muri identité muri fausse identité ubaye uruvuga ibizima wagaragara uriwe cyo ni kimwe. Uwa kabiri we uyu wejo bundi ngo ajya ngo wagiye kunkoraho ubushakashatsi ariko se akoze bungaye ubushakashatsi ku muntu bubera buti yewe ibyanjye nta nutabizi kuvukira ibyumba imuhondo mashuri abanza muhondo kageyo mashuri yisumbuye Inzige groupe scolaire Bicumbi na Kristo wariho narangirije kaminuza i Butare mu Cyongereza akazi SOS esi byumba ubumenta itangaza makuru ngo sindangije ubushakashatsi ajyamo n'ubwi cyangwa giye kubera ngo wa mushakashatsi bavuga ngo mu biyaga bigari bya Burera na Ruhondo. Okay nashakishe namubwira iki ese urashakisha urinde nturiho yitwa nde iyo ngo ni Minister of Happiness ubaye uvuga ibizima kucyuhisha amazina umushakashatsi se wihisha amazina baho ngo ni Dr Bumbogo hanyuma seda ushakisha kuri Karegeya washakishije uburyo igihugu cyagura indege yuhira ubugesera bwose mu gihe cy'izuba tukabona ibyo kurya tugatunga Afurika mugari aho waba ushakashatsi wakoze ubushakashatsi butwereka uburyo twakwimura Musanze na Nyabihu na Rubavu zigasigara ari zo guhingwa tukagaburira Afurika yose. Washakishije ubushakashatsi wakoze ubushakashatsi butuma abangavu bamenya ibihe by'isama ryabo inda zikagabanuka bikaba muri telefone kakajya ukamuha application yirwa isona ikajya isona mu gihe ari mu gihe cy'uburumbu kabaye shakisha ibyo cyane wabuze ibyo ushakisha mvuga ibindi se washakisha wakoze ubushakashatsi butuma ifaranga ry'u Rwanda riba stable mu ruhando mpuzamahanga uzi kwiyero ryageze ku 5 kirenga mu mezi 3 ryarahoze ku 350 urashakisha kuri Karegeya koko abantu babuze ibyo bakora ndakurahiye ariko ntago bazongera kumfata umwanya ubwo nibyongeraho kubikora b'ikiganiro nzava muri ibi nge kwikorera kuri environnement ubikora ariko bakubona icyo ngicyo cyo nyine ngewe mbikora kuri kamera ijwi ryanjye isura yanjye undi ari ku mihanda mu myirondoro itariyo agamije icyo ubundi ubushakashatsi ni nkaho bwakabaye bukorwa abantu bafite amakonte kuri Facebook na Twitter atari mu mazina yabo baba bagamije iki ngo ni catfish yizeye ibyo akora ibyo ashyiraho kuki atagaragaza amazina. Okay ibyo naryo ni ipfuno na simbizi byita uko ushaka ariko ikigaragara cyo oya icyambere nuko ubuta ibyo uvugiraho bituma bitari authentique cyangwa nta kuri kurimo cyangwa ntacyo bimaze si byose kugira ngo ejo tutakubona mu muhanda tukagukwena cyangwa twagusaba mu kabari twavuga ntago twicarana n'umuntu umeze gutya paraporo y'ibyo avuga ariko bashyiraho imyirondoro itariyo bihimbano none se buriya byizerwa ku ruhe rugero ibyo bavuze icya kabiri se ugiye gukora ubushakashatsi kuri Karegeya ni ngombwa ujye kubishyira ku mihanda konzi ko no muri kaminuza n'abandi kamemoire batabyafisha abashakashatsi benshi bigeze bavuga
bana yanjye we ariko si Abantu koko. bihorera. Abantu bararwara Urabihorera. simbizi Bihorere Yeah. kuko ariko ntago nanjye nari kubura Reka nkwereke. kubaho kubera ko n'ubundi bushize abantu baravuga ati se ko muze yarakaye musaza ko yarakaye ati ninde warakaje karegeya. reka nkwereke umuntu nemera ku mihanda Sadate Munyakazi. yes Ehe. ajyaho nkawe akavuga ibitekerezo bye Rwose. urabyibuka mu minsi ishize mu matora ya Ferwafa yerekana pozisiyo ye ashira nk'amasaha atagera kuri 28 akayihindura ariko niwe rwose mwahuruka mu turaho Sadate tujya tuvuga gutya aturaho Karege ukamukora mu kiganza Sadate abivugiraho byaba biri buvuge byose voilà akavuga ati umudepite ari barasinzira mu nteko rwose si byose cyane atarakora n'ibindi nyuma bamaje ati none se niwe wa mbere waba abikoze ejo bundi bwo nabonye cyo kora nyine kajye muri fond ngarutse kuri Sadate ejo nabonye twitaye ndende avuga nyine abakiri bo mu Rwanda umuntu atavuze n'imirongo yego yarabavuze ariko yarabavuze nibaza Sadate ko akiri mutoya buriya kweri ibikorwa by'amajyambere bizamufata imyaka ingahe kugira ngo abigereho yaba ibi by'amajyambere ku giti cye yaba n'ibyo yakoreye community buriya Sadate yari yagera no ku cyacumi icyacumi kuba ntiyakigezeho ra icyacumi cy'amajyambere aya Sadate ko akora imihanda wari wumva yeporota imodoka amajyambere wemportaga Nissan ariko wenda mu mibare birashoboka ariko nanone amafaranga y'amajyambere ku idolari ryari rikiri ku ijana no ku idolari ry'icyatatu aya Sadate no kameme hanyuma miliyoni 120 ingahe ku matora na miliyoni wenda tubare 10 n'umubiri n'iki ku rugamba rutangira ibyo bintu wabishyira ku munzani gufinansa amatora no gufinansa urugamba birasa neza urugamba batarutsinze batora gute urugamba nirwo rubanza please hari abantu muri amajyambere icyo mukundira amajyambere y'umuvuze aragusubiza inbox ntabwo atuma nta reponderi nta muntu ukoresha telefone ye ahita kwibwirira buriya nawe yaramusubije kuba amajyambere yakwifotoranya n'umuperezida utabanye neza n'u Rwanda kandi nabyo bizahinduka nabyo nta bihoraho muri politiki n'agatebe gatoki ibintu birahinduka niba ari muri business i Burundi kubana neza n'icyo gihugu kimucumbikiye ni mu nyungu ze ahubwo buriya Sadate yakibajije n'ubwavuze ati abakire twagize akavuga ati ariko majyambere ko bizwi ko wagiye mu nkotanyi 89 kuki zatsinze ntugaruke iki cyabaye icyo ni cyakwibajije hanyuma igisubizo majyambere amuhaye Sadate nawe akamenya ko nuko so urumva majyambere ni ubucuruzi mpuza bihugu abafitiye imibare business ayijyana aho abona birakunda pa raporo ya crime bijya guhura neza Kabuga we sindi bumuvuga ibyo yamuvuzeho ni ibisanzwe ko ya sponsorije yego yaguze imihoro yego ariko nta rukiko rabimuhamya nawe kuba kugeza kuri iyi saha byarageze no mu rukiko irahebika na nubu urukiko rutari prononsa biraho hanyuma ati Rujugiro arya ngo sinzi we yavuze ko ngo yapfuye yangara yego kubera guhemukira igihugu n'abanyarwanda none se bwo Sadate yari yagera kuri 1/10 cy'ibyo Rujugiro yaba yarakoze bifitanye isano Rujugiro na majyambere iyo uvuze ngo umuntu mukiri utazi ubwenge uzi ko Rujugiro yikuye muri gereza i Burundi akanajyana n'abakozi ba gereza ukuti nta bwenge
gusa ibintu birahinduka bino bintu agasomo bimpa hari utuntu njya nibuka twabaye ahangaha kamere ku kanyuma hari umugabo wo mu biturika akajya amenasa umunyamakuru kazi mu burasirazuba bahurira mu biganiro umunyamakuru yajya gusaba ijambo ati wowe turakuzi ibyawe buri gihe ubaza bene ibi uzi uwo mugabo ahari ntago mpazi umunyamakuru kazi arayobora radiyo ariko uwo mugabo arayoborwa ku murindi ng'urundi rugero hari undi ntari buvuga izina kubera ko dufitanye igihango n'aho akomoka yari minisitiri ngira ngo w'umuco hanyuma yibasira umuhanzi sinzi ibintu yamuvuzeho iruhanga na mbandaza aho ejo nazindukiye mu by'amatafari hariya rugenda avuga kuri uwo muhanzi umuhanzi nyine yari yakoze penaliti niko nabivuga biza kurangira wa wundi wamutanzeho izo komanteri nawe icyo gihe niba yari ambasaderi ava ku bwa ambasaderi atagaruka mu gihugu twaranabonanye aho yagiye twaranamukanyije ntabwo muvuga dufitanye igihango cy'akarere iyo ni kesi ubu ndimo ndagenda amanuka mpera ku bishyashya nkagera kuri hari ikiganiro kigeze kuba kuri BBC abantu bo kuri BBC ariko muzashakire iyo ntuza rwose cyari ikiganiro gisoza umwaka cy'imvo n'imvano cyahuje Matata Joseph wahoze hano mu miryango y'uburenganzira bwa muntu nka Ardo je crois ntabwo ari Diprodor uko biri kose ni nka Ardo gihuza Matata Joseph na Gerard Gahima wari procureur iyo nkibutse uko Gahima yabwiraga Matata nakwibukaho Gahima ari ubu ngubu byanze bikunze ahura na Matata icyo gihe Matata yavugaga ari hanze Gahima ari mu Rwanda none ubu bombi bari barahura ikibuga nkongera nkibuka itonda ariko nkongera nkibuka ubwo sigaje udukese nka tubiri nkongera nkibuka twose dushamikiye kuri Musenyeri Misago nyakwigendera buriya dosiye Misago dosiye yarimo abantu benshi abagomba gukusanya ibimenyetso aba investigateur aba enquêteur abatangabuhamya dosiye ya Misago yari amakarito 4 amakarito ya manini ya cube 4 iyo Misago yaburanaga habaga hari pick up igomba gupakira dosiye Misago araburana amakaritani Misago araburana tunku urubanza rurashyuha noneho abantu umushinjacyaha wari muri dosiye manza yitwa Kayihura ngira ngo manza ntabwo akiba mu Rwanda avuga ati Misago nawe umwere nzareka akazi irajire et parjire yabyegereje umutima birangira abaye umwere birangira Misago abaye umwere ariko wa mugabo koko nyine asubiza imyenda y'akazi ararekura ariko ubanza yarasubije n'indangamuntu cyangwa uko akoresha passport ngira ngo cyangwa aba mu gihugu kitari u Rwanda icyonze cyo undi noneho wari umukuru w'igihugu icyo gihe avuga ati Misago ntaramuka abaye n'umwere azajye kuragira intama z'ahandi zitari zo mu Rwanda Bizimungu Pastor Bizimungu birangira Musenyeri Misago abaye umwere asubira muri diocese ya Gikongoro muri za ntama ahubwo aho yarari ahita hajyaho pasiteri neza ibyo mbirebye n'abandi bose nabo ngabo bari baba buri kanya badutega iminsi bavuga isaha n'isaha dore turagukoraho ubushakashatsi reka da
ntabwo ibyo bintu nta masomo byasize pratiquement. undi so wabwiye wa undi ngo utarubyarira ntiyaruririra we ntibyarangiye gutyo. Reka tubyoroshye ibyo urabyivugiye. Uwo nari kumuvuga umuntu wari wiharaje kwambura abandi ubutore. Harya ese wa mukobwa yabambuye ubutore ari hehe? Pasi se abari aho nawe ari hano mu Rwanda. Undi ari hese? Undi ari igipangu. Ura mwenda ni wowe intore se? Nyishwe. Kuki ubuzima butigisha abantu? Ubu ugiye ukabaza uti ese buriya aracyabufite? Buriya arabufite? Ko yabwaburaga abandi arabufite? Ari hasi yazo. Hariya ntibubarwa. Oya buriya habaho umuntu usanzwe. Hakabaho n'intore, hakabaho n'uri mu Jean niko nabyita. Uwambuye uburenganzira bari hasi y'umuntu usanzwe. Utaraba intore. Habanza munsi y'umuntu umuntu intore. Hari yari ni munsi. Ararya bavugiza isifure. Sibyo? Uramusura agaza gushaka costume y'iroza. Uranyumva? Wowe wagiye wambaye ishati wahisemo cyangwa t-shirt? Wasanga n'isaha yo gukaraba basifura. Ntago mbizi. Kuki? Ni iki gituma abantu? Ni iki gituma abantu batiga? Batigira kubihari. So rero urumva ariko Sadate we icyarusha abandi abivuga mu izina rye kuri konte ye. Bira nabyo we icyo mukundira ni umuhanga aba yabitekereje akavuga ati nukunyina umutima nama wanjye umbwiye. Confident. Ntafite inyungu zo kwihisha. Kandi ko kukurikije ukuntu asa amafaranga afite n'ukuntu areshya uriya si uwakwihisha. Sadate ndagusuje kabisa. Nibura wowe uriya ntabwo yaba catfish. Ubandwa habona. Sadate we ni ku karubanda. Niba ari ibyareyo arabivuga. Ibya futu hari byari yavuze bagiye gutorerega amatora y'ubushize. Hari byari yavuze ati futu yacu itere kuyoborwa n'umuntu umeze utya ABCD. Bukeye CCD yasohoye. Ntago ziribuka amagambo yari arimo niba yaravuze ati niswe ariko yaje ivuguruza iya mbere. Ibyo nabyo ni ubumuntu. Kugirwa inama, kubwirwa ukumva, kumvira nibyo yakoze. Nta pfunwe. Kuvuga ngo nivuguruje nyuma y'umureke agenda yemwe. Abandi se bite? Ikibazo. Nibaza ko harimo ikibazo cy'uburwayi hari. Kuba umuntu adashobora kuvuga ati nemera iki reka nyivuge uko kiri hanyuma noneho ibyo babimbaza nzabisobanure. Niko gira ngo uwo ngo wavuze ko agiye gukora ubushakashatsi. Wavuze ko agiye gukora ubushakashatsi. Ari ijambo yakoreshejemo nyine nanjye nigeze gukoresha ariko kurigarura nyuma y'aya mezi ugashaka kuvuga. Ariko naryo biciye mu nzira nyazo nabisobanura. Gusyonyora. Nabonye akagarukaho kabisa. Byaciye mu nzira nyazo se wabibura bavuga ngo wabibura facts. Nese abantu batangira abantu barya bonane nibo barya Noheli. Oya. Oya. Byagenze bite? Abasha. Inzira zimwe cyangwa izindi. Ubu najya muri statistique ngavuga ngo imibare yo gutangira umwaka ariyo kusoza bimeze bite? Byaciye mu nzira nyazo ariko. Barwaye se? Byaciye mu nzira nyazo ariko. Ubimbajije mu nzira nyazo nabikubwira. Kana ahubwo ukambaza yakaba yakora ubushakashatsi avuga ngo isyonyora riba habaye iki ko ni ngombwa cyane byo ibi byo ndabizi barabyumva ukundi ni ngombwa barahita bagakata nta kibazo hasyonyorwa nde kubera izihe mpamvu mu nyungu z'abandi mu nyungu za rubanda ndetse niba umuntu abangamiye umuntu umwe abangamiye abandi ijana wamureka oya arwanya inzego da reka tubite ariko se
iyo zirwanyije se ntazigwa mu maboko byitwa iki se? Mbasha. Ni urw'ikirago se? Ariko ntabwo izi topic nzazigarukaho Yego. kuko biranyambeta cyane iyo ndebye umuntu unyurira nkareba rero napima n'ubwenge bwe nkasanga ari hafi ya ntabwo wamugana ikintu uhisemo cyo kutazigarukaho nanjye ndagishyigikiye kubera ko ushobora gusanga niba batera imbaraga ari ukubona message yabo yakugezeho n'intego zabo bazigeraho kuko mudu nkorana ikiganiro siyo banazanye icya kabiri na topic wari wumva nkora ikiganiro kuri guverinoma ntiyarahiye ko ntarategura ikiganiro kuri yo ndi muri ibyo aya amugani ariko umuntu arazana ikiganiro gishobora kuba cyakubaka rubanda niyo twavuga wenda abantu igihumbi wowe ukazana ikirivuga umuntu gusa ngiye gukora ubushakashatsi kuri Karegeya vraiment abo bantu katubareke bihorera ahubwo reka oya intego yabo bayigezeho ko urumva banci intege ndabyumva bagatuma uhindura mood yego ibyo byose ariko kwihangana nuko batazwi nuko batazwi nabo niyo turufu ntacyo byihorere rwose ahubwo reka nibwira abantu ko niba bakeneye ibikoresho byo by'ubwubatsi kurangiza inzu byiza bya finishing mujye kwikaroha Ikaro Plaza i Remera Remera ya gare uciye munsi ya station rwose aho ngaho baragufasha rangete gypsum ibiki amarangi avanze neza byose yes so bahamagare nimero 0783 150 46 rwose na gatandatu yacano iri gufasha abantu bijyanye Electro Power Academy Electro Power Academy ibaho amasomo ni cano ibaho amasomo ajyanye n'amashanyarazi n'akazi baragakora gahunda zose zijyanye n'amashanyarazi kuri Electro Power Academy yego bajyeho barebe abiza amashanyarazi bagacikiriza abakeneye kumenya tekinoloji nshyashya mu mashanyarazi hari abiza amashanyarazi tukigira ntuza prize zintuza tukigira basharijeri y'imitwe ibiri none hari n'ayitatu tekinoloji industrielle iragenda izamuka donc urumva kuri Electro Power Academy bashobora kubisangaho kandi hari n'ubumenyi bw'ibanze bugomba kumenya nko kwiyestarira itara one way switch bas aho ngaho rwose iyo channel rero bayikurikirane kandi bakande subscribe nayo ikeneye gutera imbere kandi urumva ko ifite akamaro bajye bareba amasomo ari ukeneye kubyiyigisha ari uwabyiza akaba akeneye kubiperforminga neza n'abandi rwose tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. abandi rero turaza kubagaruka wenda ariko dusoza abiga ikidage abiga imodoka kwa Clement muri rusange turaza kubaha nimero ariko turavo kandi biba byaciyeho mu ijwi rya kare nijabo numva ari byo ahubwo Karegeya nyemerera ne gutinda aho ngaho cyane ahubwo wenda twinjirire muri no nkuru ya ni inkuru twabonye twese turatungurwa ko nabivuga ubwo mvugiye n'abandi hafi ya twese twaratunguwe kuko abadatungurwa ni kujeneraliza ariko ntawe utatungurwa pe umuntu wari ugiye kuba depite akagarukira ku muryango ntajye mu rugo iwe ubwo ngiye kuvuga amahombi muri Green Party ubwo uravuga musonera kuko we ntabwo ari iwe ari mu maboko ataraye reka mbihere kuko agahinda ka musonera mbere yuko
ajya mu maboko ataraye yaragasangiye na Mawombi. Mm. Ni ibishya kuvuga ngo amatora yarangiye urutonde rwatanzwe hakaza andi mabwiriza. Ni bishya icyo nicyo nibwo bwa buzima nakubwiraga bugomba kutwigisha. Bugomba kutwigisha cyane. Kujya ku rutonde ni kimwe, gutorwa ni ikindi, kurahira ni ikindi, kwicara muri uwo mwanya. imyiteguro bariteguye bose kimwe, babwira imiryango n'est-ce pas ko buriya hari n'abandi nk'abo baciriyeho uturongo wenda bizeye ko ejo runaka ashobora kuba ambasaderi cyangwa akaba minisitiri ukazamuka, ariko uri munsi y'umurongo wa gatanu, munsi y'umurongo ntabwo wapfa kwizera mu myaka 5 uko byaba hari igihindutse bakakugeraho. Harya ntuzare mugenzi Leo yari 42 ubwo muri 5 azaba agiyeho. Ubundi numvaga sinzi azukuru byapfa. ubushize bari 41, aba FPR bari 41. Yego. Donc urumva ari uwo baciriyeho akarongo, wenda warashobora kuvuga ati simpita ndodesha ikoti ariko igitambaro ndakiguranye ibike. Agomba kuba kibitse. Ariko noneho wamaze kumenya ngo nanjye ndimo kuvugurura inzu, gusiga karange, jibusa mugahindura, amakaro gahindura, ukajya ku ikaro plaza inzu igashashagirana cyane, famiye ukayegeranya, ukagura imyenda y'abana, y'umugore, y'umugabo. Ni imodoka wari ufite RAA, imodoka igomba guhinduka. iyo wari ufite RAA uhita ufata RAH cyane, si byose. wari ufite gikumi ugahita ushaka rava nibura, ubu ni muri G cyangwa G nibura. Ese koko oya hani yo ya nyuma niyo nshyashya RAH FGH ubu bari muri H. urumva wishyize mu myanya, ubwo n'utuguzanyo rugeretse. None iyo ugiye guhembwa 3 n'igice ntabwo umuntu waturisha ida ya 10 nibaza ko atakwirwa nta nubwo gusinyisha. Adresse yawe turayizi. Oya ariko Evodo yigeze kuvuga ko no kuri bank ugenda ugahagarara gutya bahita babona ko uri ministre cyangwa député, bagahita baguha umuntu ugushinzwe bakakorohereza. Ntabyo kwandika nta byiki. Gahibaze Mawombi wo muri Green Party na Musonera, izo situation moraloma bose nuko bari bameze et financièrement. Noneho Musonera we agiye mu boko ataraye nkuko bivugwa, nkuko Ribu yabitangaje cyane, kandi arakurikiranwaho ibyaha bikomeye cyane bya jenoside yakorewe abatutsi byabaye muri 1994. Ibishya rero kuri ntuza Kresi ya Musonera wo mu murenge wa Remera, mu murenge wa Kiyumba muri Muhanga. Ibi bisa naho ngo bimaze iminsi bitutumba. Biratutumba, hari abagiye batwarwa, bagiye batwarwa, bamwe bakagaruka, abandi bakaba bataragaruka. Hari uwitwa Gasasira Alias Gasaya, hari uwitwa Innocent Musabyimana, hari uwitwa Noheli we ni wahoze ari ntuza, Noheli wahoze ari Mucoma muri kare akabari Musonera yakoreragamo aho, ariko Noheli ngo baramurekuye Kayihura n'ubundi aho Kayihura yamwe icupa, yanywereye icupa mbere ko yica mu kabari ka Noheli. Wari Mucoma Noheli nawe baramuhamagaye, ariko baza kumurekura bwije, bamuha n'agatike. Icyo cyiza cyo nzemerera. Innocent Musabyimana yakatiwe 12 arayirangiza. None baguhita ikeda. Umuntu uzatana amaguru avuye kwitaba service. So rero urumva Musonera ikibigira inkuru ni ibintu bibiri, fond na forme. Forme ni ukuba ibyaha amaze imyaka 30 abikoze. Yego. Ahari atarigeze asohoka mu gihugu. Yawawa icyo ni kimwe. Icya kabiri kugera ku rutonde. Bagenda bagabanya berimina akagera ku rutonde, akagera muri iriya mibare y'imbere, amatora akaba irahira ryegereje. Ankora mu ishyaka rikomeye, ubundi utapfa kubeshya ngo urenze umwaka. Buri ikinyoma hari abundi manzi ko unakibeshye ntiwarenza umwaka kikirimo.
So, aho rero nibyo bituma inkuru ya Musonera iba inkuru paraporo yaho yarageze. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe, habe namba. hanyuma rero Musonera ngo yari amakuru nkuru Kiyumba Yego. nyirizina avuga ko aba bantu bose mvuze bari guhamagarwa harimo abagiye babibazwa bakabifungirwa bakarangiza ibihano mbese ni nko kujya wenda bashobora kuba babazwa kugira ngo batange ubuhamya kuri Musonera. Amakuru nkura hariya avuga ko Musonera ashobora kuba atarigeze afungirwa i Muhanga ngo yagarukiye i Kanyanza. Bivugwa ko mu kwa 11 kw'icyenda bamufashe mu rugo bajya kumuhata ibibazo. Yego. Ibibazo nyine interrogatoire dialogue musclé na Sareba ise yari kose Kimonyo Yohani icyo gihe muri 1994 igishoboka ngo baramujyanye bamugeza i Kanyanza amaze ibyumweru bibiri aragaruka. Ahubwo wenda ashobora kuba yaragarutse ntahabe kuko nyuma yaho yahise ajya gukorera i Butare araniga yiga muri kaminuza. Yiga muri kaminuza. Icyo gihe Butare ngo yabaga ku bantu nka Baramube arimo nk'umukobwa wa Burugumestre Rukabukira hari n'abadogiteri, umugabo n'umudogiteri n'umugore n'umudogiteri. Hanyuma arangije i Butare hagati yaho na primature ntacyo batubwira, ariko ushobora gusanga arangije i Butare n'undi agahita ajya gukora muri primature. Anatora ahantu yacururizaga bivuga ko yari nka kantine ya komine. Donc abakozi bishyize hamwe bakoraga koperative bati tujye tubona aho tunywa icyayi agacupa na burushete. Abari we nka kadreri abari we wahakoreraga. Aho rero niho bavuga ko Kayihura wahigwaga ari Kigali ariko akagira indangamuntu yanditsemo ubuhutu yahawe n'uwitwaga Karuganda aracyariho afungiye Impanga hari cyangwa Muhanga. Karuganda Anatole niwe wamuhaye iyo ndangamuntu. Iyo ndangamuntu yafashije Kayihura kuva i Kigali akarinda agera aho bikomeye akerekana ya ndangamuntu arinda agera iwabo. Ubwo yaragiye avuga ati wenda iwacu mu cyaro n'abaturanyi nabo twagiriranye neza bahageze ahubwo ibyo yatekerezaga birahinduka. Ageze ahitwa ngo ku mutumba abantu batangira none ubu baramuzi. Ntabyo icyo gihe ngo ntibari bakeneye kureba indangamuntu. Abonye bimeze nabi ntibyasohotse mu nkuru bavuga ko yagiye kunywa icupa muri iyo kantine. Yego. Kantine rero ngiye nkurikije icyo gihe cya 1994 udusantere twinshi nitwo intera hamwe n'abakoranaga nazo benshi niho bakundaga gupangira ibikorwa cyangwa se kwiyakira bavuye mu bikorwa bibi. Ubwo rero ni nkaho yasanze nawe binikije baje batangira barikanga bamureba ko yarabasumbaga yarafite ngo hafi nka metero 2. Agura icupa nk'uko yabitekereje uko bagenda baryana inzara ngo baramucuza hafi buri kintu ari amafaranga yishyuye ayo bamugaruje ntiyasubije mu mufuka ariko fi donc bigera naho n'imyenda buri kamwe. Yego. Hari abavuga ko mu nkuru nabonye bavuga ko yasigaranye ikariso. Bamwe bakavuga bati yiciwe aho ngaho ariko abandi bati yajyanywe i Kanyanza mu cyobo. Hanyuma rero mu nkuru bakavuga ko uwo nyirakabari Musonera wamuhaye iryo cupa ari we waba yaramugambaniye. Yes. Kimwe nuko ibyo nibyo agomba kuzisobanuraho. Ariko kugura icupa byonyine kugura icupa mu kabari k'umuntu ntago bihagije kuko abantu b'icyo gihe bo bose bari bameze bati nibaza ko ari naho abantu bagomba kongera bakajya muri iyo mood. Abantu b'icyo gihe bo bari bameze bati kubyo bitari byoroshye. Ibyo rero nibyo Musonera yaje gusa naho ahamagarizwa mu kwa 11 handi nakubwiye na Sahari Kibonyo. Hanyuma bakamujyana bakamumarana ibyumweru 2 akagaruka.
ibyo nibyo bishobora kuba bitera confusion ku bavuga ko yafungiye Muhanga agasohoka atanze ruswa, ariko iby'imuhanga byo gufungwa byo mu Rwanda nibyo bintu bigira impapuro nyinshi. Ubundi gukurwa mu rugo haba hari urupapuro, kujyanwa aho ujyanwe bwa mbere n'aha kabiri urupapuro, kugera mu rukiko urupapuro, umushinjacyaha urupapuro, bose bakarasa, umucamanza urupapuro, ahamijwe iki babyita ngo urukiko rutegetse, icyemezo cy'urukiko, gereza nayo urupapuro, yego, abagerefiye bakandika, kwinjiramo urupapuro, gusohokamo urundi. Ntabwo iyo nzira yo nta na rimwe mu Rwanda wavuga ko yaburwaho amakuru, si byo se? Iyo kuba yarinjiye gereza yo ntiyaburwaho amakuru. Hanyuma rero gereza nibigaragara uko yayinjiyemo icyaha cyamuhamye, icyo imyaka yakatiwe, nibyo bitanga kuvuga ngo yavuye mate. Hanyuma niba yarakatiwe nyinshi akavamo mbere atemeye icyaha, nabyo bigomba kugaragazwa. Ibyo kuvuga ngo yasohotse atanze ruswa nabwo bakamenya ngo yanyuze kuri indi yari yiki kwanza, inde yayihaye. Niba yarafunzwe, niba yarakatiwe umwaka akamara umwaka, ubwo ntayo. Ariko niba yarakatiwe 5 akamara amezi, iyo nzira ninde wamurekuye, akamurekura akagaruka hariya, akabona kujya kwigisha i Butare, akabona no kwiga iyo nzira yose. Ariko nuza igishoboka rero, iyo nzira yose kuva muri gereza gusubira Ikiyumba, kujya i Butare, kuvayo ko yageze muri primature akajya ku rutonde akagera gute, iyo uteye imetero kwanza umugore akayihura, amaze nk'imyaka ngo amaze imyaka itarenze 5 apfuye, kandi akiriho afite uko yarabanye na Musonera, ntago baburanye kwa, yego, umudamu yarahari iri minata. Hanyuma ubwo agiye buretse segire dutere metero, ntago ndamenya aho ziragwa. Musonera arangije i Butare, agiye gukora muri primature, arakukuje amatora, buriya wasanga nayo muri 2018 wenda nabwo yari yahatswe kujya ku rutonde, wenda akaza mu mibare y'inyuma cyangwa akaviramo mu ijonjora, ejo bundi ajyaho aza no mu mibare y'imbere. Ibyo byose ntabwo yabaje bwa mbere ngo ahitazaho, ndahamya ko ashobora kuba yari ariho. Abiterwa ariko na primature si ahantu horoheje nanone, ariko havuye noneho agiye ku rutonde, eliminatoire arazicitse, agiye ku rutonde mu nimero z'imbere, bastanze ibyangombwa, NEC isanga ibyo biruzuye, kuko ku rutonde rwa FPR uwo batangaje waburagaho akantu ni niyo dushima Dieudonné, mugenzi wacu. Ubwo ibya Musonera byari byuzuye. Kampanye iratangiye 22 z'ukwa gatandatu, Musonera agiye kwiyamamaza, nta wicaye, urabyibuka kampanye, muri kampanye nta muntu wirwaga mu rugo, ono uri ku rutonde we yagendaga imbere, bayibonye n'ifoto ahindura ishati, buri kanya iriho ibirango by'ishyaka rwose by'umuryango. Amatora arabaye, 14 hanze, 15 hano mu Rwanda, 16 ibyiciro byihariye, 17 kirego cyande cya Jeannette, umukobwa wa Kayihura. Mama we amaze imyaka 5 apfuye. Jeannette yashakiye Gatsibo. Mu kirego ati wanyiciye papa, agiye kuba depite. Rero urumva ibishoboka. Jeannette we nta kibazo afite. Jeannette we nta kibazo afite, avuga ko byose yabibwiwe, kuko kuri 6 nta kintu ashaka kumenya. Icya kabiri, mu bamubwiye ntabwo nyina arimo, kuko iyo nyina mubwira mbere baba barashitanze ikirego atarapfa, nabari hanze y'umuryango, hanze ya nyina. Donc nyina yarinze apfa, nyina yapfuye, Musonera akora primature, Jeannette yarashakiye Gatsibo, ejo bundi araje. Abantu rero abareba kure no mu metero, hashobora kuba hari yindi kipe iri gufatanya na Jeannette kumwibutsa, cyangwa si iyo kipe ikaba yarabwiraga nyina wa Jeannette iri minata, ntubwete ariko Musonera ko ari we wishe umugabo wawe, kuki utamurega, wenda iri minata akica amatwi. Ibyo nabyo bibaho cyane.
ariko nanone hari akantu nakabaye mvuga kaza kungora kuko icyaha ni gatozi, icyaha cya jenoside ntigisaza, ariko nanone ni akantu nashakaga gusa naho njombamo ngo umugore wari mukuru ntatanga ikirego, umwana wari muto akaba ugitanga. Sinzi niba mu mategeko hari uburyo ibyo babipima. Harya ubwo victime ukomeye cyane ninde? Umugore ukuze n'umwana, umugore akayihura iri minata yari mukuru abireba, umukobwa wa Kayihura Jeannette yari muto afite imyaka 6 yarabibwiwe. Ndakibonye mu mategeko, uwabyiboneye n'uwabibwiwe ku munzani ntabwo ari bimwe, ahubwo nuko uwabyiboneye atagihari. Nanone ni ikintu, ariko noneho bashobora gukwesha n'ingwa ngo kuki wabyiboneye yarinze apfa atabivuze. Ariko se yarinze apfa atabivuze, none se gukurikiranwa kwa mbere kwa Musonera ntabwo nzi wari watanze ikirego, ariko yaragarutse. Ihagaruka kuba yaragarutse, sosiyete ikamwakira, sosiyete ya Nyabikenke, ya Kiyumba, ya Muhanga yose, Nyarwanda, akagera no mu buyobozi mu bushorishori, akagera kuri rwa rutonde, akagera hariya, nuko kugaruka kwe sosiyete yarakwakiriye. icyo cyo nicyo. Na Jeannette uyu nakubwiye ngo mu gutanga urutonde wenda primatire birashoboka kuko hasa naho hihishe, ntago abantu ba primatire bajya kuri tere, wenda yagiye kuri tere mu kwiyamamaza. Ese kuki Jeannette atanditse urutonde rukimara gusohoka rwa NEC? Urabyibuka ko intonde twahoraga tuzinyuzamo amaso, buri muntu tumuvugaho, nawe iyo mumenya mba naramuvuze. Urabyibuka urutonde rurasohoka, ruba public, NEC irabirangiza, hanyuma kampanye ziraba, ibyumweru 3 amatora araba, hafi kurahira, iminsi 2 nyuma y'amatora 17. Iyo nzira yose niho, ntabwo ndi kuvuga ko ikirego cya Jeannette kidafite ishingiro, riragifite pe, kirarifite, ariko iyo urebye iyo periode yose, ntabwo Jeannette nubwo atuye Gatsibo ari kure, Musonera akora primature, wenda na kampanye we Jeannette yakurikiranye kampanye zo mu burasirazuba, Musonera azikorera mu majyepfo, ariko ntabwo amatora yarinda arangira. Niyo haba nabo bamubwiye batagiye kuba depite, bakabaye baramubwiye kera, nibura tugatora atarimo, wanasanga ari watumye tugira amajwi makeya. Wenda iyo Musonera atabamo hakabamo undi, yari kuzamura pourcentage. Ushobora gusanga ari abatatoye rura rutonde kuba ko ruriho Musonera. Iyo bimenyekana mbere amajwi ari kuzamuka, kimwe nuko yamanuka, byose birashoboka. Kimwe nuko yari kuruburaho wenda abanyamuhanga bamwe ntibatura cyane, ibyo byombi birashoboka. Iyo ayo makuru aboneka tutaratora. Ikindi Jeannette rero yandika 17 twamaze gutora, bivugwa ko abenshi bavuga ko haba hari abantu bagira inama Jeannette, ariko nabwo kuyimugira Musonera yamaze gutorwa niho bigoranye. Ukurikije na statement ya Jeannette, mu bigaragara mu nkuru, statement ya Jeannette muri RIB, we aravuga ati ibi ngibi nibyo nabwiwe ko nge nari umwana. Ariko yavuye mu bwana nyuma y'imyaka 10, yari afite 6 ageza 18, ariho we na mama we. Yego, muhamubwiye mama we ntarimo, kuko iyo mama wamubwira ntago mama we yarapfuye Jeannette ataratanga ikirego, yategereje ko mama wapfa, nabwo arongera ategereza ko amatora aba. Ahubwo ntabwo navuga gutyo. Imbarutso igaragara nuko Musonera kujya mu nteko, yageze mu nteko. Nawe ushobora gusana mama yarabimubwiye akavuga ati byihorere. Urumva mama we ntiyatanze ikirego na Jeannette ntiyagitanze mbere yuko Musonera ajya ku rutonde. Ahubwo icyo wibyemeza utankoraho, yitanze le 17
iyi Inkuru amatora bigaragara. yarangiye bigaragara ko byanze bikunze Musonera arinjira mu nteko yego bya impamvu Byari y'ikirego byarangiye. irimo oya birimo bo simbizi ko gutanga ikirego kongeramo biriya bazabireba ariko icya kabiri nuko Jeannette ataba hariya ataba ikiyumba Yego. ntabwo Musonera yigeze abura ikiyumba uko babivuga uko bavuga bivuga ko Musonera yagaragaraga mu busabane ibyo ngibyo n'amafoto wanayabona no ku murenge usabane bwo ku murenge usabane bwo ku kagari kandi ntabwo ruriya rutonde rwanabaho iwanya aho ukomoka utafite rasine kuko no kujya ku rutonde bavuga ati uyu nguyu ku rutonde rw'abantu 80 nitumushyiramo kiriya gice cya Muhanga bazajya bamwibonamo badutore cyane ntabwo rero bari kumushyiraho iyo Muhanga bamwitirira atayigeramo bivuga ko yageraga mu nteko ubusabane bw'umurenge ubusabane bw'akagari ibirori byose byabaye ibyo kuri paruwasi ya Kanyanza bikanavugwa ko ibyo byashakirwa facts yego amafoto y'ubwo busabane ariko ngo yari na perezida yungirijwe nande bambwiye nde yari perezida wa komite y'abakristo bavuka i Kanyanza babi Kigali bivuze ko bagiraga n'igihe cyo kujyayo nk'abakristo ba Kanyanza so bivuze ngo ntiyigeze abura ikiyumba ya community yo yarayirimo yego yarayirimo ahubwo ninde wamukingiye ikibaba ibintu ni bibiri nyine ibintu ni bibiri ikibaba ashobora kuba ataragikingiwe yaraciye muri humye oya ibintu ni bibiri bishobora kuba kambanza ashobora kuba ibyaha akekwaho yarabikoze cyo tuzategeza urukiko ariko niba yarabikoze ku cyamakuru yahishwe igihe kingana gutya kandi ari umuntu utihishe umuntu niyihishe bahisha amakuru ntabwo ari kesi nka ya yindi ya kesi yigeze kuvugwamo uwacu Julienne yo muri Rubavu bavuga ko umuntu yari yaragiye akisha Kongo ariko uyu yari ahari ari no mu kizuru cyane primatire ntabwo ari ahantu horoshye imbere cyane kugera ku rutonde muri iriya myanya y'imbere si ibintu byoroshye cyo ni kimwe hanyuma icyo donc bimuhamye twareba ngo abahisha amakuru bari bagamije iki kuki bayagaragaje ku munota bigeze hariya cyo ni kimwe icya kabiri bishobora kuba atari byo ari ukugira ngo atagera hariya yaragiye kugera ibyo ni za PhD tujya tuvuga za Joe Habineza nyakwigendera yavugaga push him down and pull him down ariko pull him down yinaba no muri privatire yagomba kujyayo naho ntabwo ari ahantu horoshye hanyuma rero bantu kuri iki kiganiro bavandimwe nzego mu ntabare mwitabara mutabare Musonera mwitabara kuko ari urwego yakoreraga ari urwamushyize ku rutonde birasigara na suraki ibindi kabisa rura n'urwego rwo gukoresha umuntu umujenosideri imyaka n'imyaka nese rero ni ishyaka ryo gushyira umujenosideri ku rutonde question mark uri kucyumva ikintu gikomeye ku isura ese noneho niba koko bishoboka sosiyete yabifite ikibazo niba sosiyete ifite ishobora kubika umuntu ukekwaho ibyaha atihishe amakuru bakayaryamira kugeza hagiye mu nteko iyo sosiyete ntabwo yaba ari nziza niba nanone bitari byo sosiyete ikaba yahimba kubera ko umuntu agiye kwinjira mu nteko iyo sosiyete yaba ifite ikibazo nabyo byaba ari ibyo twabishinga minubu ibyo twabibaza minubu naje ibyo byombi ibyo mvuze bya nyuma ari ukubika amakuru ari ukuyahimba ari ukujya ibyo byose ni minubu umwe ariko n'inzego zigomba guharanira isura yazo byagenze bite ngo akore muri privatire imyaka ingana kuriya byagenze bite ese yagiye ku rutonde bure abanyamuhanga bose kugira ngo Muhanga yose imuhitemo byapangiwe Muhanga hariya Nyamabuye abanyabikenke ntibabimenya aho rero niyo bigira inkuru itanoroshye dosiye en suspens tugomba gukurikirana byanze bikunze rwose
ibintu byose bigasobanuka, ninde ese niba bavuga ngo yafunguwe atanze ruswa, yayihaye ndi? Nabyo itegeko rya ruswa turarifite. Impapuro muri gereza ya Muhanga, iyo nzira yose mu rukiko rwamuburanishije, niba ataraburanye nabyo bikamenyekana. Uwakadukiranuye wa mbere ntiri minata ntawe uriho, abandi ntitwapfa kubyizera, ariko nibura iri minata na mukobwa we Jeannette, bombi iyo baza kuba bahari, wenda urukiko rwawe kuzabaransinga bakareba ese turumva uwari mukuru wabibonye cyangwa twumve umuto wabibwiwe. Icyo gihe urukiko rwo ruba clair, umukuru wabibonye n'umuto wabibwiwe. Icyo gihe urukiko ruha agaciro uwabyiboneye. Yego. Hari icyo bita témoin de fait na témoin de contexte. Narabwiwe. Hanyuma nidusanga Jeannette yarabeshywe bizagenda bite? Okay, icyambere cyo dusanze Jeannette yarabeshywe, icyambere cyo Musonera yaba libere yaba kite, wenda primature kamusubiza mu kazi, ariko urutonde rwo ntabwo bizongera ko yari yahageze, hari benshi basigaye cyane. Yego. Ubwo ruvuga ngo bibaye icyo ni icyambere, ariko nanone hakaba iyindi etape, kumenya ngo ababeshye Jeannette bari bagamije iki, ariko zabishaka barabyitiranyije, byagenze bite? Ibyo byose ni ibintu tugomba kubaza ku nyungu za sosiyete, ntabwo ari ku nyungu z'ipano cyangwa Karegeya. Bahidia, ibi bintu ni ikibazo muri sosiyete ikifitemo urwikekwe no kubeshyerana, sosiyete ikifitemo kubika amakuru uyazi ukayavumbura ari uko kanaka azamutse. Ejo bundi tugiye gutora abasenateri, ushobora kubamo cyangwa nkabamo, bamwe bazatangira kuvuga ko nakoperaga mu ishuri ntabwo ari penali cyangwa n'iby'igitoki cyane. Data we, tuba turaha, dukeneye sosiyete kameme. Hari umugore nahoze soza, hari umugore ukurikira ibiganiro byanjye uba muri Finland. Narebye akaganiro, hari ikiganiro narebye cyerekana ko Finland ari igihugu gitekanye, mbese cyiza, kiryoshye. Noneho mitamwohereza, ntitwaherukanaga, yaje no mu Rwanda ntitwavugana, mitamwohereza link, navuga nti igihugu mubamo nuko kimeze, navuga ati turabizi, ati ni igihugu kibamo inyangamugayo 200%. Atariko kiragenda giruka kubera bimukira batwebwe, kuko uwo mudamu ni umunyarwanda. Navuga ati wenda ati bizagenda bihinduka kubera ko abimukira bari kuba benshi, atariko ati nkubwiza ukuri, ati umuntu audio n'ubu ndayifite nuko ntashaka kumutangaza, yampaye audio avuga ati umuntu arakubeshya ugahita wibaza aho igihugu aturutsemo, ati kuko hano nta kubeshya. Uwaduye iyo sosiyete byadutwara itabeshya, itabeshyerana, itifuriza undi nabi, yicara ivuga ngo uwaduha n'akana kakagera hariya, none urahagera wajya wahingutse aya maso bati yajya kugera imbere, akaba ari bwo wibuka ko yavomaga yanga, yamennye igicuma, yavunnye ihene, yagize ibyaha, yagize byinshi. Twakabaye tugira sosiyete twifurizanye neza, kubeshya no kubeshyerana bitarimo. Uwo muco rero ubwo byo ni bya minisiteri n'ibya minubumwe aho ngaho bikagabanya urwikekwe. Tubanze tunarebe impamvu mvuga minubumwe. Ubu umuryango wa Musonera muri n'inshuti, abo yari yatumiye, uzi ko bavuye kurahira ngira ngo akavinyo aratamira, urumva? Byaba byo bitaba byo, byanze bikunze ntago barareba neza uriya Jeannette n'ikipe, ariko niba afite ukuri, ariko aka kantu kanarabibwiwe, umenye ko n'umucamanza w'umuhanga gashobora kuzagira. Narabwiwe, nari umwana sinari impari, nawe kuvuga ko atabonekaga, kuboneka kwa Musonera bizabonerwa facts, kuvuga ngo nari naramubuze. Iyo bivuga yaje kwiyamamaza, nibura yabivuze ariko neke ivuze ngo urutonde ntakuka rw'abararahira,
twamaze gutora. Icyo gihe cyose bivuze ko ubwo ko Jeannette aho yibereye aho yashakiye hari abandi bantu bamubereye i Muhanga nabo bakurikirana buri kintu bamubwira ati gira vuba, gira utya, gira utya, gira utya. ntibabura kuko we Naho. arabyiyemera ko yari umwana nta makuru. Reka tubyanzure gutyo. Dutegereje ibintu bibiri. Cya Nibimuhama tuzabaza abimanya amakuru hakiri kare. Nibitamuhama tuzabaza ababeshye Jeannette. Sibyo se? Sibyo? rwose Nibyo bibiri. Nibyo bigomba kuva muri radosi. kabisa. Reka aho ngaho bari naho mpinira ikiganiro cy'uyu munsi, ubwo dutegereze twumve icyo RIB izatangaza niba dosiye izayishikirije ubushinjacyaha. Izatwapudetinga. Ariko nigera mu rukiko byo tuzaba duhari. kugeza iyi saha yavuze ko yabonye hari impamvu zikomeye. Birumvikana ariko ziranakomeye byo. Yego. Ashobora urumva umuntu wageze kuri ura rwego ashobora no gusibanganya ibimenyetso akakohereza amafaranga bagakora inama zimuhanaguraho ibyaha cyangwa bagatera ubwoba Jeannette n'umuryango we aho yashakiye. Oya zirakomeye. Kiriya abo se kira wagikurikiranwa aho uri hanze ara biragoye. Ariko ntacyo bitwaye, inzego zikora neza, zishobora no kumumara n'icyumweru zishaka ayo makuru. Nk'aba bose nagiye nkubwira ari ba Innocent Musabyimana, ba Mucoma Noheli, ari ba Gasasira, hari n'undi witwa Sylvestre. Bashobora kugenda. Ibi byose ni inzira yo gushaka amakuru y'ibanze, iperereza ry'ibanze. Ariko nanone abangaba ko bigeze harimo abafunzwe, abahamijwe ibyaha mwiburana ryabo bakabaye baramuvuze, kandi byanze bikuze baramuvuze bati twari twanywereye kwa Musonera hanyuma runaka bigenda gutya, nari Mucoma kwa Musonera. Rero niba nta wavuze ati Musonera aratubwira mugire mutya cyangwa Musonera turajyana nawe agira atya, hamagaye imanza zabo niba batarabivuze nabwo kubivuga none nabo kuki icyo gihe utabivuze. Dosiye irakomeye cyane. Nakasamutwe ni ikorosi rigoye sosiyete, rigoye umuryango wa Musonera, rigoye umuryango wa Kayihura na Jeannette, rigoye inzego zakoreshaga Musonera, rigoye n'ishyaka ryamushyize ku rutonde. Niko bimeze. Ibi biravuna. Ibi biravuna. Kuko ibi biravuna nk'uko nakunze kubikubwira mbere. Hari kesi zagiye zibaho gutya, abantu bakizerwa wenda atari abo kwizerwa kuko hari abo byahamijwe. Nigeze kukubwira nka uwitwa Bisengimana Elize yabaye na prefe, aba n'umudepite, yabaye prefe cyangwa aba n'umudepite rwose ari imbere. Hari n'undi nawe ntabwo ndibuvuga amazina, wari uteye ku Gisozi, nawe byageze gutyo, nawe yari umudepite. Yageze aho biragora no kugira ngo afete bihungabanya umuntu wakushyizemo icyizere utagikwiye. Birahungabanya. Uzi ko na Rucagu igira ngo ibinyamakuru byahoraga bisohora ngo dore ngo ari ku rutonde rw'abafinanshije RTRM. Urabyumva? Kandi nawe yari yashyizwemo icyizere kubw'amahirwe we ntibyafata. Hari ndaguhandira hari n'undi mudamu na ejo ubundi twarabuvuze wagiye mu nteko, yari yinjiriye ku bagore, yamazemo nk'amezi 3 ariko yinjiyemo Desire Gacaca ya Kanombe. Hari icyo yamuvuzeho amaze mu nteko nk'amezi angahe, barongera bazana rya ipapuro. Ntawamenya ngo niki cyari cyaratumye niyo Gacaca yarafashe umwanzuro kuko utari warashyizwe mu bikorwa. Urumva biravuna kwishyira, biravuna kwizera umuntu udakwiye, noneho uri nk'urwego ubadesi cyane. Oya no kongera kubaka icyizere mu bandi rese ndanga kubivuga ngo bitasukundi. Nuko amatora ariko tukiyarangiza, manda izamara imyaka 5 wenda bizaba byibagiranye. Ubu nk'umwaka utaha habaye andi mashyaka yajya bwata abandi bakora urutonde ruriho babandi. Siko bavuga se cyane. N'abatora akavuga ati urutonde turarutora twitonze, hari igihe haba arimo bamusonera. Ubusembwa bwo ntibubura. Biravuna. None urumva kugira ngo icyo ngicyo gisibe bifata imbaraga. Gusiba macyo cyasibama ariko bivunanye.
bigatwara imbaraga utari watega zirenze izateganywaga. yego uranyumva? Ntabwo ari ishema kuba sibyo nigeze kubivuga ubushize. Ni nkuko waba uri directeur ugashyiraho duwaye w'ishuri akiba, ubu directeur bwawe buhita bujya abantu bose ntimukizere ibyo dore yashyizeho na duwaye abo mujura. Na wa wundi twahoze tuvuga uwamburaga abandi ubutore akajya muri ugira ngo si sokuse ni iki twavuga? Ni umukuku. Ni ya imputability ujye utubwira. Ura ni umukuku, nta ruhare ariko biritirirwa. Uwamwizeye yumva agize, yumva asa nk'uhungabanye. Uwamwizeye yumva ahungabanye. Dore umuntu twizeye kuva iriya kugera n'aho igihe cyose tukamuha umwanya akavuga tukamuha uburenganzira bwo kwambura abandi ubutore, none do biravuna. Ibyo bintu biravuna my dear. Uraseka. Reka nitahire. Kwizera utizerwa. Ni sekusi ikaze cyane avuga ati vraiment nk'uyu twabigejeje gute, yatunyuze he. Icyo cyo nicyo kabisa. Oya reka nsoreza ahangaha mbwire abantu badukurikira ko permis provisoire na definitive rwose kwa mwarimu Clement. Permis definitive mujye kwa mwarimu Clement. Yes. Akiri bigusaba rero iminsi 6 ubu ubonye provisoire kandi wishyura nyuma. Yego. Hanyuma ubundi ukagenda ukiga imodoka mu minsi itageze kuri 30 nabwo urakora ukayibona. Ubu uri umutwazi. Muhamagare Clement 0782 48 3 7 22. Niyo Travo twabivuze, nimero twazitanze 0782 43 47. Hanyuma abajya kwiga ikidage nabo karibu Iremera hirya y'umurenge wa Kimironko utaragera ku isangano. Abantu batagiye abafite gahunda barangije imanite bagomba kwitegura kuzajya mu Budage gukora baniga cyangwa kwiga bakora, ariko babanza gukora. Hari ubanza ugakora ukiga nyuma. Kwiga byongera gukora. So gahunda yo gutangira ni kuri 2 z'ukwa 9 bakiga bikazagera mu kwa 2 mu kwa 3 barangije A1 y'ikidage, A1 A2 B1 B2 nizo programme enye baziga. Barangiza mu kwa 4 bazaba bari muri procedure zo gufata ibyangombwa rutema ikirere. Mu kwa 8 bambuka uwa mbere azabagurutse. So yandikishe rero gahunda ni nawe dusize yabo nawe cyetse Rugwiro ntabwo Rugwiro motor nawe afite imodoka nziza za limuzini rwose, abantu baba bashaka ubutembere rwose nawe bajya bamugana. So tuzabaha nimero muri make ni ibyo. Yego. Impamvu iki kiganiro cyari gikomeye cyane ndabizi neza ko kirateza amapolemike kubisaba. Yego. Asante.